bo amazina bo amazina yanjye banyita Osea Strongman nkaba ndi umubyinnyi hano muri Kamembe i Rusizi. Okay, nkaba nkora ibintu bigiye bitandukanye yaba gusiga inzara ibintu byinshi cyane na sonorisation then nabyo twabibahereza show no kudica byose. Urumva ko ndi munyakazi ndi munyakazi. Okay, mwe ushatse kutugana mwaza mu isoko rya Omega ari mu isoko muri Kamembe abakorera yaba inzara yaba mu isoko dread iki byose no kogosha byose biba bihari. Okay, murakoze cyane. Hano nkaba naje muri shoot, urabona ko bigaragara hano hari view nziza, hagaragara neza, Kamembe haba hameze neza cyane, hari amahumbeza ibintu byiza. Okay, abandi kumwe n'abantu bagiye batandukanye, haba cameraman, turi kumwe n'ababyinnyi bagenzi banje, ni ibintu byiza cyane byanadushimishije. Abandi kumwe n'umuntu bise Jamal Densa, nawe namuba presenta akabibwira mu buryo burambuye. Come back man. Yo bro. Sawa bro. Bakwita? Man, banyita Jamal Dancer man. I'm dancer with him bro. Follow him Instagram, TikTok and another platform bro. Thank you bro. Turi kumwe na cameraman. Cameraman tugeza ibintu byiza cyane, amashusho meza akeye. Ni ibintu byose tubikesha umugabo kabisa. Bamwita Van Pro. Umugabo kabisa. Van Pro turakora sibyo, turakora ibintu bijyanye no gufotora indirimbo, amadensa, advertisement, amafoto, dufite studio z'amafoto, dufite ibintu byinshi bigiye bitandukanye bijyanye na entertainment turabikora. Abangaba rero n'ababyinnyi bakomeye murabazi kuri za Instagram, TikTok, Jamal yagiraga na YouTube channel yajyaga nyuzaho ibintu bye bijyanye no kubyina. So aba n'abantu bagafashe Rusizi yose irabazi n'ibirakamani muzaye mudutsikira. Rero icyo bishatse kuvuga ni iki ngiki, ufite ubukwe ukeneye ababyinnyi barahari sibyo, ufite igitaramo ukeneye ababyinnyi barahari, ukeneye indirimbo ushaka ababyinnyi barahari. So urabura rero kugira ngo ukore ibintu bizima kandi bifite umurongo bifatika. Sawa basore banje cyo nababwira cyo nyine big shout out kabisa. Bombo clap. Naribagirwa n'ikindi kintu, urabona abantu n'abavandimwe, naribagirwa n'ikindi kintu. Yaba naga ari ngombwa twebwe uno mu cameraman aba ari cameraman, abashaka kubona ishusho rirenze iki byose bamugana man, ibindi turabikurikirana by online.